data gusigiye imyenda murayambara gusigiye imyenda murayambara ni nsabi wa nyambitse ariko mana isini twazambariye he kari iki gisaza kije kiri kuzindunda rata nico cyazi inyambitse uramenye iyo ngofero wambaye ni yande iyihe sinje ko nambaye yanje nsanganywe ni yanje da iyi ngofero ko reka baguhe nyoko uwagiye kureba umugore we kwa muganga yabyaye yitwaje 25 mu ntoki utaratinyukaga kujya mu bwiherero bwo mu gipangu kubera gutinya guhora na nyiri byonoga mwishyuza uwakinye amafaranga arenga 700 mu kiryabareze wohereje umugore wabo kugira ngo akunda higire mu mihanda ya Kigali uwavuye kwitwa umudisc bana bakaba asigaye yitwa Daddy bamwita niyo nshuti ya Nick gusa benshi mwamenye nka Keraman abandi bamuzi nka Fande kubera gukina role nyinshi nk'umusirikare uri Karume role nyinshi yazikinaga arakaye cyane gusa iryaje kumenyekana cyane ni Keraman izi role yazikinaga arakaye cyane ariko iri zina niryo ryaje kwamamara iri kandi iri n'izina ryamukuye mu bucakara nk'ubw'Abayisiraheli muri Egiputa iri ryamukuye aho umwami yakuye Busiyete kuva kera Keraman yari umurakare kugeza na n'abo biganye bazi ko ari umugome cyane uyu kandi ari mu bagabo batangiye kwipapa bakanimama bakiri bato uwo mvuga n'umwana wacuruje bisheke Keraman ni umwagiteri mwiza ku buryo bushoboka bwose yakina role arakaye asetsa no kuvuga comedy ari romantique ndetse ashobora gukina ari n'umugira neza n'izindi zitandukanye ubuhanga bwe rero nibwo bwatumye benshi mumukunda muramwihebera ndetse muramwibariramo kugeza ubu haraho bitakundira kugoheka batagorobereje kuri YouTube ngo birebere filimi za Keraman uyu numwe mu rugero rw'abantu bavuye kure kandi bakagera kure yavuye ku mihanda ya Kigali aho yacuruzaga filimi bamwe babita aba disc bana cyangwa aba DJ ibi nabyo byaje kwangara hava ajya gucuruza memory card ndetse na flash disk ibi nabyo byaramwangiye ubukene buranga mu bahakarande muri ubwo bukene bwa ntaho nikora bw'ubutindi butanegurira umugati igice cyo cyose uyu Keraman yateye umukobwa abandi ndabahita bamutegeka kumushaka ko kanya bakabana umukobwa yateye inda nta wundi n'umuhoza Shemus uyu yabaye umugore mu buzima bubi cyane ku buryo atashoboraga no kwishyura inzu ibi byatumaga amara amezi arenze 4 atarabona amafaranga yo kwishyura nyibyo ibi byatumaga adakoresha ubwiherero bwo mu gipangu akemera agaterera umusozi akajya gukoresha toilette za kure kugira ngo adahora n'andi roda akamwishyuza nyuma y'ubuzima bubi Keraman yabayemo bushaririye nta kugoboka nta kirengera avuga ko nta muntu umwe ufata nk'ikitegerezo uretse ubwe ku giti cye tugiye ku nkuru y'urukundo rwe n'umugore we umuhoza Shemus nayo ubwayo ni filimi kuko bacanye mu bintu bibi kandi bitandukanye kandi bakiri bato bose bakiri abana gusa buri umwe aremera namba ku wundi barakundana barabana paka impeta n'urutoki uyu munsi tugiye kubabwira ku buzima bwa Keraman kuva akiri umwana kugeza ubu ngo basigaye yitwa Daddy w'abakinnyi ba filimi nyarwanda bitewe n'uburyo abumva izi nkuru ndetse n'ibigano nta handi wabisanga uretse kuri BKO Bill Kagibwami official nje nitwa Bill Kagibwami ikaze uyu Keraman amazina ye yose yitwa niyo nshuti ya Nick akaba umukinnyi wa filimi umwanditsi director n'ibindi uyu byarenze gukina filimi abarwiyemeza mirimo wa filimi nyarwanda si ibyo gusa kandi kuko yateye imbere asigaye afite ikigo kinini gitunganya kikanagurisha content ku bantu bafite channel ariko badafite content wowe uraza ukabaganiza igitekerezo cyawe bakacyumva bakakidevelopa nanone kandi iyo ufite filimi ariko udafite abakinnyi uraza ukamubwira akabarebamo bakaza bakagukinira ubundi ukamwishyura nubwo umurebye wabona kiri muto ariko n'umugabo wubatse ufite umudamu ndetse n'abana babiri urugendo rwo kwinjira muri sinema narwo n'urundi rwaganirwaho birambuye uko yinjiye muri comedy nabyo ni ibindi byaganirwaho bigatinda gusa umunyarwanda yarebye aravuga ati byanze bikunze mwene Samusura avukana isunzu uko niko byagenze ngo Keraman amere nk'inkweto huye n'iyayo impano yo gukina filimi Keraman ngo burya ngayikomora kuri se ariko ibi ntibyari bihagije ngo akunda bikimenya bose byabaye ngombwa ko aca mu maboko ya Nyagiso Musamari kugira ngo akunda abo tuzi ubu ngubu Keraman ese ubundi ubu byagenze gute none ngo icyo gihe yaraharaye gukina comedy za Nyagiso umunsi umwe Nyagiso acaho Keraman yakoreraga aciye aho ngaho hari umwana wari uri hafi aho aravuga ati dore ba Nyagiso baciyeho bagiye gukina ako kanya Keraman yahise afunga ibyuma bye arabakurikira aragenda yicara mu twatsi hafi naho bakiniraga
yaribwiraga ati reka njye kureba ibyo ndirirwa ndeba uburyo bikinwamo. Gusa haje kuba nk'igisa nk'igitangaza, hari role yabonetse habura umuntu uyikina. Abari aho bose bari bamaze gukina, role yasigaye arimo. Ako karore bamusaba ko yagakina, nawe nta kuzuyaza cyangwa kureba ku ruhande, yahise abyemerera agakina. Ako karore yagakoze neza cyane. Ako gakomedi kagisohoka, abantu bari bamuzi baramuhamagaye, baramubwira bati uzi ko tukubonye muri Nyagiso. Aho yahise hakura igitekerezo cyashyigiye kumubera intangiriro y'ubuzima bwuzuye kandi bwiza. Yaribajije ati niba nakina akantu gato bakagakunda gutya, byagenda gute ndamutse ngiye muri timu ngari ya Nyagiso tukajya dukinana umunsi ku munsi ku buryo buhoraho. Yahise yegera manager amugezaho icyifuzo cye, nawe ntiyabijijinganya nk'umuntu yari yabonye ko afite impano kandi azi gukina byeruye. Bamuhaye role yo gukina ari umusirikare, maze yikina neza bahita bamushyira muri timu ngari ya Nyagiso, bazajya bakinana buri munsi muri Nyagiso Comedy. Ngaye nguko nuko Kiramani yinjiye muri comedy. Ibi byose yagezeho abikesha Nyagiso. Ariko nanone Nyagiso yafashije benshi b'abanyarwenya ndetse n'abakinnyi ba filimi nyarwanda barimo Mitsutsu, Aisha n'abandi. Aba bose babereye umusamariya mwiza nk'uko Nyagiso yita umusamariya. Gusa Kiramani yarakiriye Yannick. Mbaza ngo Kiramani yaje guhinduka Kiramani gute? None se niwe wabyise? Barabimwise? None se ninde wari mwise? Barabimwise cyangwa niwe waryise? Izina rya Kiramani niwe waryise. Umunsi umwe yaragiye gukina role, bamubaza agomba kwitwa nde. Icyo gihe yari amaze iminsi areba filimi bita Prison Break. Iyo filimi yarimo umugabo bita Kiramani, basanga neza izina rye rihura n'iyo role bagiye kumuha. Nawe arababwira ati ngiye munyite Kiramani. Kuva ubwo yitwa Kiramani, nuko izina Kiramani ryaje. Izina riremerwa ribikimenya bose muri sinema nyarwanda. Kiramani yavukiye mu Biryogo, no kuvuga ko ari umuryogo n'ababyeyi be niho bavuka. Naho se gushaka umugore akiri muto byo byagenze gute? Kiramani nkuko nabandi bana bose bakubagana, yarakubagaye akubagana n'umukobwa Muhoza Shemus. Gusa ibyo ntago byabahiriye kuko yahise amutera. Ibi byabaye ikibazo gikomeye, waba umukobwa amusaba gusanga umugabo wamuteye yonda akabavira. Uyu Kiramani wari ufite imyaka 22 gusa, ubuzima bwe bwamuhindukiriye hako kanya. Kiramani w'imyaka 22 bivuze ko yaragiye kuba umugabo w'umugore bakabana byanga bikunda. Ikindi wazirikana no kubukene bwe bwari bwo kubabarirwa butari bukwiranye n'umuntu ukwiye gutunga umugore. Utekereze ko uyu wari ugize imyaka 22 atarigera afata amafaranga 100 n'imitwe y'intoki ze. Uyu kandi iki gihe yabaga mu nzu y'ibihumbi 30 babana ari abasore batatu, bivuze ngo babanaga ari abahungu bane. Yumvaga nta nzira n'iyi n'imwe yacamo ngatunga umukobwa w'abandi babane byibura n'iminsi 2. Icyo gihe byaramucanze aribaza ati se nihakaninda, none se nje mufashirize wabo? Ibyo nabyo ntibyari gushoboka kuko iwabo wa Shemus bari bumere nabi badatuma goheka. Ibi rwose Kiramani yatekerezaga ko ari nko gushakira ubwayo mu kigunda. Yagishije inama inshuti ze azibwira ko agiye kuzana umugore, ziramwangira zimwamaganira kure. Zaramubwira ati ubwo ugiye gusara ngati urabutitunze ubwawe ngo urashaka gutunga umugore n'umwana. Nyuma yo kumva izo nama zose gukuramo inda yarabyanze, ahitamo kumuzana bakabana nk'umugore n'umugabo. Yahise abwira uwo mukobwa ati ntugire ikibazo, inda ndayemera, reka mbanze nshakisha ubuzima anze ngukura iwanyu. Kiramani mu ishusho nziza y'umugabo nyawe kandi w'inyangamugayo, yahise yemera gutangira kwihiringa. Ahita abona akazi ko gukora ama air conditions muri zimwe mu nyubako zikomeye hano muri Kigali. Ku ruhande rw'umukobwa Muhoza Shemus nawe bari kumwe ku rugamba, kuko icyo gihe yahise atangira guhishinda uko bwije n'uko bukeye. Gusa kera kabaye ibyinda byatangiye kumenyekana, baramuhambiriza bamuha utwangushye, baramwirukana bamukura mu rugo, baramubwira ati sangwa wayiguteye. Kiramani rero mu gihe yari mu iparafa arimo akora yagiye kumva yumva telefone irasona, ahita yitaba, ahita yumva ni Shemus. Nta magambo menshi Muhoza Shemus yahise amubwira ati mu rugo baranyirukanye ngo ngusange. Kiramani yahise ata umutwe na telefone iramucika, ahita ashaka kuyikurikira. Mu masegonda atarenze 11 ahita amanukana nayo bisekurana hasi ngo pa. Ubwo baraho bahise bahurura baje kureba kadapfuye, ariko kubw'amahirwe ya Shemus n'uwo yari atwite ntacyo yabaye. Yahise ataha, umugore araza barabana. Mbibutse ko iyo geto yari agiye kubamo yari isanzwe mu abasore 4 na Kiramani. Uyu mukobwa yabanye n'abasore 4 Kiramani, ariko agihembwa yabishyize ku mutima ahita amuvana aho ngaho bajya gukodesha. Bagiye mu nzu iciriritse cyane, chambrette y'ibihumbi 25. Iyi chambrette bamwe umusore umwe nabwo utishoboye. Icyo gihe Kiramani yahembwaga 80 gusa. Mu ishusho y'urukundo batangiye page nshya y'urukundo rwabo. Ntago byari byoroshye ariko barahanyanyaje. Igihe cyarageze nyiri byondo bamugeramo amezi agera muri 2, kandi wibuke ko uyu mugore nawe yari akuriwe. Kwa muganga bari baramwijije kazabyara mu kwezi kwa 7.
gusa aho ibibazo biri ntihabura ibindi. Uyu yaje gutungurwa abyara mu kwezi kwa gatanu. Mu kubyara kwe kwazanye n'ubukene bwinshi. Kiramani yari azi ko imyenda n'ibindi bikenerwa byose azabigura mu kwezi kwa gatandatu, habura ukwezi kumwe ngo umugore yibaruka. Gusa yaje kubyara mu kwa gatanu. Icyo gihe yarabyumvisha amera nk'aho ari isi imuguyeho. Yahise ajya kwa muganga mu ntoki ze afite amafaranga 2500. Gusa ako kanya yahise areba mu ntoki abona harimo telefone. Yahise ayifata yijyana kuyigurisha bamuha 20,000. Ahita agenda aguramo ibigoma n'ibindi byihutirwa. Agaruka kwa muganga acyura madamu we amuzana mu rugo. Bakomeje guhanyanyaza bisa n'ibyoroshyemo gake. Kiramani yaje kujya mu kibina aranakiyobora. Atangira no kugura ibikoresho bimwe na bimwe byo mu rugo, ubuzima butangira kugira agahenge. Gusa akaryoshye ntigahora mu itama. Ngo wishimye ahore yishimira kugashitagura nta kwishisha. Icyo gihe hahise haduka ibiryabarezi. Kiramani yaragendaga akabikina birangira abaye imbata yabyo cyane. Yarakinnye anagira hakina amafaranga y'ikibina yarabitse. Yabikinyemo amafaranga arenga 700. Igihe cyarageze nyiri byondo we amugeramo amezi arenze 4 atarishyura. Yabwiye madamu we ko ibintu bikomeye ahita amwohereza kubana na nyina wa Kira mu Bugande, aho yari amaze iminsi yimukiye. Yabuze uko agira gisubirira iwabo, yongera kuba umudiskibana, aho ni naho yaje kwinjira muri Nyagiso. Muri Nyagiso yamaze umwaka wose adahembwa, ibintu byaramuyobeye. Ikindi kandi utwo yatoraga twose yataga twohereza madamu we mu Bugande. Gusa madamu we naho yahise amushyiraho umurongo utukura. Yaramubwiye ngo nibirenga mu kwezi kwa gatanu ataramucyura ngazaba atakira umugabo we. Ibi byatumye Kiramani akorera ku gitutu, sibye ko byahuriranye ahita yandika filimi bita Major. Ihita ikundwa kuri chaîne yacagaho kuri YouTube, bamuhaga 40%. Iyi filimi yatumye atangira guhembwa, ahita ahabwa miliyoni. Aya nayabona ko adahagije yandika indi filimi yitwa Kiramani, nayo iragendera kundwa cyane, ari nayo yatumye tumumenya kuri rizina. Kuri we yumvaga Imana ishaka gusubiza ibibazo by'umugore we washakaga kwigarukira bakibanira nk'umugore n'umugabo. Ibi byaramuhiriye kuko yahise amugarura mu kwezi kwa 4 no kwa 5 kutaragera. Uyu Kiramani wari umaze guhirwa n'urugendo rwa sinema nyarwanda, yahise ashinga kampani itunganya filimi, ikina ndetse ikanandika filimi. Ndetse uwari umwana wazamuwe na Nyagiso yaje kuzamura abandi barimo Mitsutsu, Nyambo, Dev, Sohoba na Aisha, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubagaragara muri filime nka My Heart, Big Mind Comedy, Mugisha na Rusine, Nyagiso Comedy, The Message, The Kingdom, ndetse bari gutegura n'indi filime nshya yitwa The Spy. Ngaye nguko umugabo witeje imbere, wavunikiye akavunikira sinema nyarwanda, ubu bigaragara akaba yariteje imbere rwose. Uyu nguyu wavuye ku mudiskibana ubu akaba yitwa Daddy. Kora subscribe, like, share na comment. Wakoze gukurikirana ikiganiro kuri BKO, nje B Kajibwana.